Eyo mambo vipi ma people, mumeze mute? Ndakeka mumeze neza. Mbere yuko tugira icyo dukora, make sure you subscribed. Ndizera ko wakoze subscribe, ugakanda like, share ndetse ukaza gusiga na comment. Aka kanya rero tugiye kuvuga ku kintu kijyanye na provisoire ndetse na permis. Ikintu nshaka kubabwira guys, ubu ngubu kugeza aka kanya ntabwo bikiri ngombwa ko umuntu w'umunyarwanda tugeze muri 2023 uhaguruka ukajya kwiganga amategeko y'Imana kugira ngo uzakore ikizamini cya provisoire. Icyo bisaba ni kimwe gusa, urafata nimero yanjye ni 0781 188 0221, unyandikire WhatsApp cyangwa message umbwira ati ngenda shaka gukora ikizamini cya provisoire kandi ntabwo nigeze niga. Ndaguha ikintu bita note, urasoma icyumweru kimwe cyonyine, nurangiza tujya gukora ikizamini cyawe kandi provisoire yawe uratugezana. Ikindi, iyo umaze kubona provisoire, dufite abarimu bagiye batandukanye dukorana nabo bagufasha kuba wakwiga imodoka mu gihe gitoya cyane, ndetse ugatukorera kategori B yawe, ndetse n'abashaka gukora kategori A bose turabafasha. Wowe icyo ukora gusa urahamagara iyo nimero, nurangiza turaguha kode yo gukuraho provisoire na permis. Niturangiza kuguha iyo kode, ndetse turagufasha no kwiga kugira ngo uzajye mu kizamini utyaye. Wowe icyo ukora subscribe, ubundi utwandikire kuri iyo nimero tugufashe gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose waba wifuza kijyanye no gukora permis, provisoire. Tuguha ibibazo n'ibisubizo usoma ukajya gukora nta kibazo. Tukaguha note zoroshye, atari gusoma. Hari abavuga ngo birabagora, icyo si kiri ikibazo. Ntabwo kikiri ikibazo kabisa cyo kuba wavuga ngo ibintu ngo by'amategeko y'Imana ngo birakomeye, wapi. Wowe icyo ukora gusa bana natwe ujye dukurikira, tugiye tubaha ibisobanuro birambuye cyane ku buryo buri wese azasigara kabisa ari ku rwego rushimishije, aho azaba ari able ko yakora ikizamini cya provisoire agatsinda ndetse akabona amanota ashimishije. Ciao, see you later.